Haleluya. Muraho neza. Murashima Imana. Mukomeze muyishime kuko turiho ku bwayo. Nanjye ndashima Imana. Abaririmbyi mwakoze kuririmbira Imana. Nimukaririmbira abantu. Abantu bakwiye kumviraho. Sibyo? Utunota 30 mfite ariko ni twinshi da. Ntabwo ari duke. Mutatangira kumbarira. Mutangire kumbarira mbumbuye Bibiliya. Mbere yaho ntabwo twari duherukanye. Wabaza ikibazo. Abantu baraha mushobora kuboneka mu matarano makuru kwa mbere w'isabato mungana mutya. Birashoboka. Mupfiki na Bibiliya. Nicyo cyigisho tugiye kwigana. Mupfiki na Bibiliya. Yesu yabwiye abantu bari imbere yarababwira ngo mwanze kuza honde ngo mukizwe kandi bahari. Bari baraho bamuri iruhande babyigana. Arababwira ngo mwanze kuza honde ngo mukizwe. Kuza hano rero no gukizwa biratandukanye. Na cyane. Nimba udashobora kuboneka mu matarano makuru kwa mbere w'isabato upfiki na Bibiliya. Imbaraga zakuzanye wazikuye. Kandi bose ndatangira iminota mutabara. Ibyo ni ukuganira ko nabo duherukana. Mu myaka ya kera hano hari abatabizi. Umuntu yararwaraga cyangwa se umubyeyi ari kunda, hari ingobyi za Kinyarwanda bamuhekagamo bakamujyana Ikirinda, niho hari ibitaro. Ubundi se bakamuzanira ukoma cyangwa Ikabwayi n'ahandi hatandukanye bamuhetse mu ngobyi. Abahekaga babaga ari 4, wagira amahirwe ukabona n'abandi baza kubaruhura. Ibyo ni amahirwe. Hakaboneka n'abandi hafi aho batari munsi ya 4, umwe afite umuduri, undi afite iningiri, undi afite inanga, bagenda bacurangira abahetsi. Ariko muri gitagaza bagenda bacurangira abahetsi. Kandi abo bacurangirwa urutugu rwahiye. Kuhe kumuntu kamujyana Ikirinda n'amaguru. Urumva hano ukuntu habaga habaye. Umuntu akiya kugenda acuranga. Umuntu yashize. Kandi uri mu ngobyi nawe hari igihe abaga yashize mu mwuka. Ibyo bita gukubita igihwereye. Nuko rero abantu bakaza mu iteraniro nkaha ukaba wagira ngo barimo barumva. Urumva. Waba utabizi ukagira ngo bafashijwe. Naho bashize. Hano hari umugabo n'umugore bakubita ukwezi kurenga badasetse bicaye muri salo yabo. Bayiguze bahenze. Televiziyo irahenda. Inzu irahenda. Ariko baseka bageze hano. Baririmbye mwongera ibitaramo abantu babonaho baza bagasekera. Kuko mu ngo zabo byararangiye. No gucurangira abahetsi. Uzi kugira ngo ujye kuguza ideni ubabaye ngo barayakwimyurire. Nibaza kukwishyuza urire. Abantu naba bafite amarira. Ariko ariko aririmbye ngo amarira azahanagurwa. Ni murire vuba.
murire vuba. Ntabwo ndatangira, nababwiye ngo mubare iminota mbumbuye Bibiliya. Ese muzagaruka haryari? Igihe abisirayeli bari bageze mu butayu, Aroni bakamuteraho amahane, maze abaremera ikigirwamana cyari kivuye mu mafaranga, mu mazahabu ateye. Reba zahabu wayaza zikavamo ikimasa, umva izo zahabu ukuntu zingana. Barakwetura, barangije kukirema, Mose amanutse arababwira ngo mu magambo Uwiteka yambwiye harimo itangazo rivuga ngo bandemere ubuturo bwera nure hagati muri bo, kandi bizaburema nimwe muzabizana. Iteraniro ryari ryamaze kurangiza imitungo yaryo yose, yashiriye kuki? Maze bararira pe. Iteraniro risoza hari abantu barira kuko babuze icyo bashyira ku buturo bwera, kubera ko Satani yabijyanye. Ibyo udakoresha Imana ntabwo bigumana, isi irabijyana. Hari igihe rero kizagaruka ubabare utakibikosoye. Abantu mudaheruka kuganira n'abadamu banyu, nimuheruka guseka nimukomere, ariko mugerageze guseka cyane kuko murabizi nimutaha ntabwo mwongera. Bishoboka kubona umugabo n'umugore bari muri salo bagaseka, abantu bahiga bati byagenze gute? Kare hano hari abantu benshi pe, ariko Bibiliya iravuga ngo inzira ngari niyo ibamo abantu benshi. Uramenye utaba mu nzira ngari, uramenye udaseka kanya gato. Indirimbo ni nziza cyane, udakunda indirimbo bishoboye yazajya kwa muganga akabaza wamuvura. Indirimbo iyo Sawuli yagiraga akabazo ko mu mutwe, ntago bahamagaraga umubwiriza kandi bari bahari, ntago bahamagaraga umuhanuzi kandi bari bahari, bahamagaraga umuki? Umuntu ucuranga. Bikagenda gute kuri Sawuli? Agakira? Oya, agakira akoroherwa. Indirimbo rero hari ibintu zoroshya ariko ntago zikemura ikibazo cyose. Cyokora abantu baroroherwa. Uzi ukuntu mwibagiwe ibibazo mwasize, urumva se mutorohewe? Zitera abantu koroherwa ariko nawe ukira. Yarangiza gucuranga igice cya nyuma kikarangira yongeye afashwe. Ubwo abantu bahora mu gitaramo. Abisiraheli igihe bari bamaze kwambuka inyanja itukura bakora iki? Bararirimba. Amazi nabuze bari bishe Mose. Nuko indirimbo zimera zoroshya ikibazo ariko nabuze kirangiza. Upfa iki na Bibiliya? Yeremiya igice cya 13. Ubwo no mutagire mubare. Yeremiya igice cya 13. Hari igitekerezo kivuga ngo ikimenyetso cy'umushumi wononekaye. Ntabwo ari wa wundi utukura wa Rahabu, ikimenyetso cy'indaya. Oya, turi burebe ibara ryawo, turebe icyo uwo mushumi ugendereye mu gihe cya Yeremiya no mu gihe cyacu.
uko ni Uwiteka yambwiye ati genda wigurire umushumi w'igitare, ntabwo ari umushumi utukura, uwukenyeze n'uwukoze mu mazi. Niko kugura umushumi nk'uko Uwiteka yavuze, maze ndawukenyeza. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho ubwa kabiri riti enda uwo mushumi waguze uwukenyeje, uhaguruka ujye ku ruzi Ufurate, uwuhishe mu kobo ko mu rutare. Uwuhishe mu kobo ko mu rutare. Nuko ndagenda nkuhisha kuri Ufurate nk'uko Uwiteka yanegetse. Reka maze soma amagambo ari hano. Ufurate ni umugezi cyangwa uruzi rwatandukanyaga Palestina na Mesopotamiya, kugira ngo Yeremiya agere ahantu hari hamubereye hafi, hashingiwe igihe Uwiteka yamubwiriye ibi. Areba inzira yamubereye hafi y'urwo ruzi kugira ngo abe ariho ajyana wa mushumi utukura, awushyire mu kobo ko mu rutare. Baratubwira ngo urwo rugendo yagenze rwitwa urwa hafi rwari ibirometero 525. Ababishoboye ngo kuva ukageraho ugora 525. Nta gare afite, nta moto, nta bwato, nta ndege, nta modoka. Hari ugenekereje ngo ni nko kugera Icyangugu ukagaruka. Kandi hano urwo rugendo rero rwagomba kugendwa inshuro 4, 2,200 ajyanye wa mushumi yiguriye w'umweru, atemerewe gukoza mu mazi, kandi hari uruzi Ufurate agiye kunyuraho, ngo agende ashakisha ahantu hari akobo kari mu rutare awubikeyo. Wakubwira ibyo Uwiteka yagenze kugira ngo aze kugushaka, aze kunshaka. 525 ukagenda inshuro 4. Ntabwo ari bugarukana imari, ahubwo ajyanye umushumi nk'uko Uwiteka yamubwiye. Awugejeje muri ibyo birometero byose, agomba kugaruka. Murongo wa 6. Hashize iminsi myinshi Uwiteka arambwira ati haguruka ujye ku ruzi Ufurate, uhakure wa mushumi nagutegetse kuhahisha. Nuko njya kuri Ufurate ndacukura, nkura uwo mushumi aho nari nawuhishe. Ndebye sanga umushumi warononekaye, ari nacyo ukigenje gute, ukimaze. Bite byawe se? Makuru yawe wowe uhagaze ute? Urwo ruzi rwari hakurya i Babuloni, byerekezaga ku Bayuda bagiye kujyanwayo. Babishaka batabishaka bagomba kujya i Babuloni, batagiye mu materaniro, nta kindi kibajyanye, ari ikosa ryabo. Kandi bagombaga kuhamara igihe. Yeremiya yavuga ngo hashize igihe kirekire, bagomba kumara imyaka 70. Ntabwo ari igihe gitoya. Bariyo babitseyo, ariko reka dushimire Imana ko batari bari mu byondo, bari bahishe hehe? Mu rutare. Noneho Imana ibwira Yeremiya ngo urasubirayo bya birometero 525. Urasubirayo ugenda uvane ako gashumi k'umweru
aho wagahishe, ndakarindirayo iyo myaka yose kugira ngo uzakagarure. Uwo mushumi wari ukenyejwe. Nuko murongo wa 8, maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Uwiteka avuze atya ati, uko niko nzangiza ubwibone bwa Yuda n'ubwibone bwo kwishongora kwa Yerusalemu. Ubu bwoko bubi banga kumvira amagambo yanjye, bakayobwa n'imitima yabo inangiye, bikurikirira izindi mana bakazikorera kandi bakazisenga. Bazamera nk'uwo mushumi utakigize icyo umara. Wowe umaze iki? Wowe ariko ubundi we ntabwo nonekare ufite. Umuyobozi wa gahunda ati, ko twari tumenyereye amena amashyi yaje ati kandi no mu kabari n'ahandi hose habonetse barayakoma. Wowe uherukana na Bibiliya, ni wabaye umwanzi wayo. Wabaza bayizanye hano ngurore, muyigendera ku isabato. Nawe uyu munsi mwaje hese? Ntabwo mwaje aho turamiriza Imana. Uwo mushumi warononekaye, ariko dushimira Imana ko yabwiye Yeremiya ngo subiraho genda uwuvaneyo. Nusoma hasi, Uwiteka ngo nk'uko umuntu afata umushumi akawikenyeza, niko nikomeza ku bwoko bwanjye. Haleluya. Bega abaririmbyi beza, abaririmbyi baboneka kuwa mbere w'isabatora. Koko ariko muritanga. Uko nejo wakoresha igitaramo mwaboneka, muritanga pe. Ariko ko museka nk'ababyumvise. Uko muri guseka nk'abumvise ibyo mvuze. Iminota igeze he? Yashize? Nabatindiye. Mu myaka ya kera rero, kera ariko mu tubari ahabaga hari inzoga ibishye ariko harimo umuziki, ahandi hakaba hari iryoshye ariko amabuye yashize muri radiyo. Ab'icyo gihe abantu bajyagaye, ntabwo mbyumvise. Hano hari ibishye ariko hari umuziki, hano hari iryoshye pe ariko amabuye yashize. Erega amabuye yarashiraga. Murumva abantu ariko wajyaga ujyayo ahari iki? Nta kindi nakongeraho. Ariko ubundi upfa iki na Bibiliya? Nta saha ndi mu kurebaho, hato nayirenzaho nimuzongere kuntumira. Naje kuvumbura impamvu abaririmbyi benshi bakunda kuntumira mu bitaramo. Ninjye mubwiriza wenyine ukoresha iminota mike. N'ubu ndasoje ngo tuzakomeze dukorane. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu.